izi kamera zacu kandi turabakunda cyane. Imana nibaha umugisha. Mwebwe mwese mudukurikira muri mu Rwanda, muri hanze mwese, Imana nibaha umugisha. Muri uyu mwanya rero tugiriwe umugisha no kubona umupasiteri ko muramukunda. Reka tubishimire rero, tubasuhuza namwe, Imana araza kutwibwira noneho anasuhuze n'abakunzi bacu badukurikira ku manywa na nijoro. Reka tugusuhuze. Yesu nashimwe, umukozi w'Imana. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Nitwa Pasiteri Nsengumuremyi Fabiani, nsengera mu itorero Kaperinawumu rikorera hano i Kigali. Iwacu kavukire ni Cyangugu, ahantu hitwa muri Rusizi. Ndabasuhuje mwese abo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turakwikirije mu izina rya Yesu. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana tubone gusenga. Yego. Tugiye kuganira ku buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Turasoma muri Timoteyo wa kabiri ibice 3, duhereye ku murongo wa mbere turagera ku wa 5. Dusome. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batumvira, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Amena. Amen. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana ishobora byose, mu izina ry'umwana wawe Yesu turi imbere z'amaso yawe, turagushimye cyane, turaguhimbaje. Ariko irya mbere ubanza utubabarire mbere yuko duhangara izina ryawe ry'icyubahiro. Babarira abo duteranye hano, nanjye umbabarire njye ubwanjye. Mwami wacu, umbabarire, numara kumbabarira ureke nkwegere, kubera ko negereye iyi kamera. Nsabye imbaraga z'umwuka wera mu ijambo ryawe ngiye kuvuga, mu butumwa bwawe ngiye gutanga ku isi yose. Nyaguhora ku ngoma, ngaho mfasha. Reka umwuka wawe wera, imbaraga zawe zimanukire, zitumanukire twebwe twese uko duteraniye hano, maze Uwiteka Imana ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Reka bazanyumva bose, Data wera, iri jambo rizabagere ku mutima, rizababere ryiza, rizagira aho ribakura rigere naho ribashyira. Nyakubahwa, haleluya, haleluya. Ngaho gumana natwe rero, umye uturinde, umye uturengere. Ni mu izina rya Yesu Kristo ndambaje. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Ndabanezerewe cyane kubabona, ndabanezerewe cyane kuba tugiye kuganira kuri iri jambo ry'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Yesu ashimwe. Amen. Kera tukihana, tukimenya Yesu, nakiriye Yesu muri 79. Icyo gihe ubutumwa bwiza bwaravugwaga, abantu tukabwemera tunezerewe, tukabukunda, bukaturyohera, bukatunogera, tukajya kwihana, tukajya kwegera Kirisitu dukunze ijambo ry'Imana. None ubu ntabwo ngewe nzi nimba ari amajyambere yaje, ntabwo nzi icyateye mu bana b'Imana, ariko icyateye ni ubuhanuzi
bwasohoye, kuko uyu Timoteyo Pawulo amubwira ibi ngibi, amubwira tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Bwari ubuhanuzi bwahanuraga ibi bihe dusohoyemo. Pawulo abwira Timoteyo tumenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibintu birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Iyo turebye ukuntu abantu bikunda, usanga nta muntu ugikunda undi, ahubwo abantu benshi bihugiyeho. Abantu benshi bihugiyeho, abantu benshi bari kwicana kubera kwihugiraho. Nta muntu ugikunda undi, abantu bari gukunda amafaranga, abantu bari gukunda amafaranga, abantu barirarira, baribona, barikakaza. Iki gihe dusohemo ni igihe cy'imperuka. Urebye iki gihe dusohoyemo ni cya kindi nyine Pawulo yavuze abwira Timoteyo, abamubwira ati mu gihe cy'imperuka abantu bazaba bikunda, bazaba birarira, bikakaza, ari ibyigenge, badakundana, ari ibyigenge, bikakaza, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Pawulo abwira Timoteyo ati abameze batyo ujye ubatera umugongo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iki gihe umuntu w'umukirisitu aza akenera kubana n'umusambanyi, agakenera kubana n'umurozi, agakenera kubana n'umujura. Kandi icyo gihe abakirisitu bagaragaraga ukwabo n'abapagani bakagaragara ukwabo. Wahura n'umukirisitu ukumva umunezerewe ko ari umukirisitu mugenzi wawe, bakabwirana haleluya, bakabwirana amena, bagakomunikana, bakumvikana, ugasanga bakundana kuko Pawulo yari yabivuze. Ariko aramubwira ati umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba batumvira, kuko abantu bazaba ari ibyigenge, kuko abantu bazaba bikakaza, kuko abantu bazaba ari abibone. Imana yacu ishimwe. Twebwe ntabwo ibyo ari byo bidukwiye, ahubwo ikidukwiye ni ukwizera umwami Yesu, tugakundana, ntitugambane, ahubwo tugakora imirimo yo gukiranuka, tugakora imirimo myiza Imana ishima, kuko iyo turi kujya ni mu ijuru, ntabwo tuzahera hano ku isi, ahubwo iyo turi kujya ni mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Muri icyo gihe yamubwiraga ngo kuko abantu bazaba bikunda, abantu ntabwo bagikunda gukora imirimo y'Imana, ahubwo basigaye bikundira ibibanezeza aho gukunda Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabakumburiza, ndabahanira, ndabahamagarira kugira ngo tugire rwa rukundo, rwa rundi rwahoze muri Kristo Yesu. Dukundane, umuntu akunda undi, ninkubona nkwibonemo, numbona unyibonemo, ubone kuri mwene data, nawe ubone ko ndi mwene so. Imana ishimwe. Icyo ni ijambo ry'Imana ridutegeka. Amena. Amen. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Usahimbazwe. Abantu bazaba bikunda aho gukunda Imana, bazaba bakunda ibibanezeza. Imana ishimwe. Muri iki gihe ntabwo tugikunda ibintu biza, ntabwo tugikunda ijambo ry'Imana rituvugaho, ahubwo dusigaye dukunda iri tubwira ngo haleluya ngo ugiye mu Burayi, ngo haleluya ngo ubonye visa, ngo haleluya ngo ubonye oya. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabihabwa ku buntu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabihabwa ku buntu. Imana ishimwe.
bene data muri hano, bene data turi gusangira ijambo, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mutware kwizera nk'ingabo, niho muzabasha kuzimya imyambi yawe yose yaka umuriro. Imana ishimwe. Ndashaka guhamagarira abarwayi bari kunyumva. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni wo muti, uritega amatwi. Iri jambo ry'Imana turi kuvuga uryizere, numara kuryizera ubwo burwayi bwawe burakira mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. Yesu ashimwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Twagiye tubona abantu benshi tubasengera bagakira uburwayi bari bafite. Kwaba mbere yuko dusenga tukabanza tukabigisha, nkabigisha, nabamara kubigisha kababwira ngo mwizerere mw'iri jambo, nimumara kwizera murahita muhaguruka. Naje kubona ngabona abantu barahagurutse bashima Imana. Yesu ashimwe. Bagashima Imana ko bakize. Nigeze umuntu yigeze azarambwira ati njyewe mfite ikibazo, yari umudamu, arambwira ati njyewe mfite ikibazo. Namubaza nti ikibazo cyawe ufite ni ikihe? Arambwira ati njyewe umugabo wanjye ntabwo ashaka ko tubyarana, yaguze za kapote arazizana, ntabwo ashaka ko tubyarana. Namubwira nti tugende uzinyereke, turagenda tugeze imuhira. Arambwira azizana mu gikarita ati mukozi w'Imana ati ngizi izo yaguze. Ngira gutya ndasenga, maze gusenga ndatura ndi ndakujugunya mu izina rya Yesu. Ndamubwira ntizisubize mu nzu, ngaho ndigendeye. Mukora mu ntoki ndigendera. Nimugoroba aza kumpamagara ati wamenye ibyabaye? Ati sheri wanjye yaje ambwira ati jugunya, ati nyamujugunya. Ndamubwira nti ntabwo nakujugunyira ibintu, wowe ngigenda ubyijugunya. Ati ngwino tujyane kubijugunya. Baragenda barabijugunya, none ubu barabyaye, barorotse. Imana yagize neza. Imana yacu ishimwe. Yesu agira neza. Yesu arakiza. Yesu ni muzima. Tumwizeye ntacyo adakora. Ni ukuri. Wizeye Yesu ntacyo adakora. Ndabizi nawe ufite ibibazo bitari bimwe, ufite ibihanda, ufite igihanda cyaguhanze kitari kimwe. Icyo tubereyeho ni ukukwigisha ijambo ry'Imana no kugusengera. Nawe ukizera. Nawe wamara kwizera, Imana ikagukorera imirimo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana izikora imirimo n'ibitangaza. Imana mwaba turi kuganira, hari abafite ibibazo bya minervari ku mashuri y'abana. Nagiye mbona nanjye Imana inyishyurira minervari, ntacyo mfite. Naje kubona nkabona umuntu araje, nasenze Imana akambwira ati ndakwishyurira amashuri y'abana bose, ikabishyurira nkabona ukuboko kw'Imana. Amen. Nawe ndakwingingira kugira ngo usenge Imana ubone ukuboko kwayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndakwingize mwene data, ndi kubona urarwaye, ndi kubona uryamye ku gisasiro, ndi kubona wagiye kwa muganga nta kutagize, barakuvuye baratagangaye. Ndakwingingira kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana uryizereremo, numara kwizera urakira. Yesu arakiza. Yesu arakiza cyane. Nagiye mbona abantu benshi bakize, abakize ubugumba, abakize uburwayi butari bumwe, benshi barakize kubw'imbaraga z'amasengesho. Nawe nusenga Imana urakira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko umenye kuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Pawulo abwira Timoteyo ati bene abo ngabo uje ubatera umugongo. Ntabwo ari Pawulo ukibwirwa, ni wowe.
bene abo bafite ibiganiro bibi, bene abo bafite imyumvire mibi, jya ubatera umugongo aje kure yawe. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ibiganiro byawe bibe ibyo kwizera Kirisitu, bibe iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo ku munsi mubi, ku munsi uzaba ukomerewe, iryo jambo ry'Imana rizajya rigufasha. Ndakwingize mwene data, reka ndangirize hano. Ndakwingize mwene data, wizere, ukomeze wizere. Ni wizere Imana izakugirira neza. Inomero zanjye za telefoni ni 078 28 16 66 8. Ndazisubiramo 078 28 16 66 8. Ndabashimiye, murakoze. Pasiteri, wenda tuze twarangiza, wenda reka ngire akantu nkubazaho. Uyu urebye watubwiye ko wabonye agakiza kera cyane, numvishije 78. Iyo urebye igihe waboneye agakiza ukareba n'ubu ngubu aho kageze, wowe ubona ako muri 78 n'ak'iki gihe bihuye, bitandukaniye hehe nk'umukozi w'Imana? Yesu nashimwe. Amen. Iyo twitegereje dusanga ibi bihe turimo ari bya bindi nyine Pawulo yavuze maze kwigishaho. Nakiriye agakiza muri 78, nari nkiri umusore w'umugenda. Najyaga ntwara ingoma y'abitwaga abahirika, aribo barokore bacu, Adventiste. nkayitwara ku mutwe, bakajya bagenda bamvugiriza ingoma ku mutwe, baririmba ngo tugende mu misozi tubabwirize ibya Yesu, ngo maze bose bakizwe. Ariko ubu ntibikibaho. Amen. Urebye usanga abavuga butumwa b'iki gihe, ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imiti. Ntabwo natinya kuvuga ko ari abatetsi b'imiti. Nawe se aragira atya akaza akagushuka ngo Imana iravuze. Imana ntabwo ari imvundera, ntabwo ari nyamatanga. Urayikoraho ngo vuga 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 vuga. Ngeza nkunda kuvuga, abo nigisha mbabwira ko ibihanurwa 99 n'agace n'uduce ni ibinyoma. Cyokora Imana iravuga, ivugira mu bantu bayo, Ariko ivuga yabishatse ntabwo. ariko ivuga ibishatse, ntabwo uyihata, ntabwo uyivugira, ntabwo yakugize umunyamakuru, ntabwo uyivugira, ntabwo yakugize umunyamakuru. Aho hantu niho imyizerere ya kera itandukaniye n'iy'ubu. Haleluya. Amen. Njyewe hari ibintu Imana yambwiye muri bya 80 ngitegereje, ariko abigije barakubwira ngo none ngo birabaye, bigahita biba. uye ndibiba bari ibinyoma. Iby'Imana ni ruto, ni ruto, ni ruto, ni ruto, ntabwo byihuta, ntabwo byirukanka. Icyakora yakubwiye ari Imana yavuze, birasohora. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo urebye nk'agakiza ka mbere n'ak'ubungubu mu bantu, ubona ko gatandukaniye he, nk'ako muri 78 ukageza muri 2000 ukageza no muri iki gihe? Akakiza ko muri 78 cyangwa mbere ya 78 na kiki gihe biratandukanye cyane. Urugero, iyo muri 78 witwazaga Bibiliya gutya, baravugaga bati mureke umukozi w'Imana atambuke. None ngo aho bitandukaniye, nyitwaye gutya babona ndi umunyamitwe, babona ndi igisambo. Aho niho bitandukaniye. Kubera ingeso nziza icyo gihe zabaga muri twe, zatumaga batwita abakozi b'Imana.
none umuntu aratambukana Bibiliya bati dore cya gisambo kiratambuka. Aho niriho itandukaniro riri. none ko wari wambwiye ko ngo agakiza kazanywe na ADPR, ngo ADPR itari yagira mu Rwanda ngo nta gakiza kari gahari, nawe ni kubyemera? Oya, Yesu uko mbyemera. Agakiza uwo kageze mu Rwanda, ijambo ry'Imana rikiza. Nubwo barigorekaga bakaritwara nabi, ariko ryari rihari mu Rwanda. Noneho reka dusoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha, reka dusengere dusoze. Wifate neza dusenge. Ariko mbere yuko dusenga, ndasaba abazanyumva bose kuzafashwa n'iri jambo, rizagira icyo ribamarira. Bazizere Kirisitu wenyine. Kirisitu niwe ufite byose mu kuboko kwe. Reka dusenge. Mana nziza, Mana mutwara, Mana ikiranuka, Mana izi byose, Mana irebera hose icyarimwe, turagushimye turaguhimbaje kubw'iri jambo. Ngewe ndi umubibyi, ariko sinjye umeze ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritubwira ko ubiba ntacyo amaze, uwuhira ntacyo amaze, ahubwo ufite icyo amaze ni wowe umeze imbuto. Ndasabye ngo abazumvira ijambo bose, Mana nziza, rizabafashe, rizajya ribakura rigere naho ribashyira. Witeka Imana, haleluya. Bazamenye ko tugeze mu gihe cy'imperuka, bazamenye ko tugeze mu gihe cy'ubuhenebere bw'iminsi y'imperuka. Yewe data we, ijambo ryawe uza urishorere. Oh haleluya, rigere mu mitima y'Abanyarwanda, rigere mu mitima y'abanyamahanga, rigere hose ku isi yose nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze, ntabaringe, ngewe ntacyo maze, ahubwo wowe niwe ufite icyo umaze. Wowe wenyine ushoreye ijambo ryawe, ubutumwa bwawe bwiza uzagera ahantu hose ku isi yose, bamenye igihe duhagazemo, bamenye ko duhagaze mu minsi y'imperuka, bamenye ko duhagaze mu bihe birushya. Ndakwinginze Witeka Imana, haleluya. Nciye bugufi, nciye bugufi, wowe ushyirwe hejuru. Njyewe Witeka Imana, kora imirimo yawe, ugere ku barwayi, ugere ku bafite ibibazo, abafite amadeni, data wera, abashaka guterezwa cyamunari, abashaka data kugirirwa nabi, ngaho barengere biturutse mu iri jambo ryawe. Ndakwinginze bana natwe rero, gumya kudufasha, gumya kuturinda, gumya kuturagira, gumya kuturengera. Ni mu izina rya Yesu Kristo nzambaje, amen. Urakoze cyane kubera guhagarara cyane muri iyi minsi irutse.